Hello, dutangiye gutya, dutangiye twibonera ibiryo. Hano hari service, karibu ku bantu bose bakunda Beni Grace. Umuntu wumva ashaka gusangira nawe, karibu. Hano rero turimo gusangira, is my family. I know, is my mother. Hano rero tuba twasangiye, habaye gusangira, guhurira hamwe tugasangira. Umuryango, ibintu bisanzwe mu bantu bose barabikora, bafite umuryango. Hari igihe kigera imiryango igahura nyine gutya. Ibi ni ibintu byiza biryoha, wumva ukumbura ibihe urabikumbura, nkuko muzi ukuntu naberetse ukuntu nkumbura biriya bihe bya Noheli. N'ibi bihe ndabikumbura byo. Hano mutangiye mwibaza muti noneho bite Beni Grace none ibi ni ibiki. Sano murimo murareba ibishyimbo, ni omo iri hasi, yari amata y'inyange, hejuru harimo ifi y'igikoma, hari n'ibindi nabitse, hari isukari, hari imboga, intoryi, karoti, hari n'umuceri, umufuka, hari ni kawunga, gusangira bisanzwe. murimo muribaza muti noneho dore n'inzoga noneho ndapfuye. Naho mwayabara amazi. Muribaza muti noneho Beni Grace video Amazi nayo uramwasangira, nta kibazo, umutima mwiza niwo wa mbere. So hano rero murabona na karoti, ndimo ndabereka ibintu noneho birasekeje. Muribaza ngo ni ibiki. So abantu benshi uyu munsi rero ko mugiye kumushyingura, umuntu ararwara mu gaceceka, kambabwira kagira haremba mu gaceceka, yapfa twese tukajyayo. No babyita iki mu Kinyarwanda? Guhemba. Mfite ibintu byinshi, hari umuceri, hari nabibitse. So ariko kugaragaza amarangamutima yakiri kare, mugomba kubereka mbere bike muri byo. My mother yari yaje kumpemba. Guhemba umwana ni umuco nyarwanda, mama wanjye umubyara yari yaje kumpemba. Ababyeyi ni bubahwe, so kuba ugifite mama wawe shimira Imana, kutamufite nawe ni ihangane. Nibwo buzima twese niho tugana. Ariko nanone, so this is my mother. Yino mama wanjye yari yaje kumpemba. Hano rero yarimo araha abana banjye utuwasha tw'abana nyine. Tuwasha tuba turimo amafaranga, we hano harimo n'amafaranga, mwari mubizi. So hano rero mfite abashyitsi muri kubona abashyitsi batandukanye, ni benshi. So ntabwo ari njye wagiye ukamera, ariko abereka muri make video nagiye ntoya nabashije gukora, ariko mbereka. Uyu ni mama wanjye rero, mama umbyara mu nda, mama nkunda cyane. So rero hano umubyeyi agiye yubaha. Umubyeyi murabona ko ari umubyeyi, umuntu ukimufite rero mujye mwubaha ababyeyi uko yameze kose. Ni mama wawe, nta wundi uzigera ubona. So hano rero njye nari naraje kumpemba. Ni muri weekend ishize, mwambonyeho nicaye hano turi kwiganirira, ibintu byari bigeze kure. So aba nabashyitsi rero nagiye mbafotora gake, abantu ntabwo baba bashaka amafoto baguhitana. So baba babizi ko ndabishyira kuri YouTube, ariko ntabwo babikunda, niyo mpamvu ntabakuruye cyane, ntabwo babikunda cyane. So ugomba kurespectinga abantu, ntabwo nzakigaragaza gato. So hano rero iriya ni mabukwe, uyu ni mama w'umugabo wanjye. So nyuma rero mfite abashyitsi benshi hano bari kuganira. Amajwi nakuyemo ko ni ngewe ukeneye kuvuga. Nyabasobanurire, uyu ni umukobwa wanjye w'imfura, ino wa kabiri akana ari kwija. So hano rero murabona neza ko uyu ni ngiye, mwambonye n'akabebe kanjye gatoya, gahungu kanjye kamwe, mfite agahungu kamwe. So hano rero kaba ni nakabucura. Hano rero twe turi kuganira as my family, bari baje kumpemba, turi mu rugo turi kuganira ibintu byashyushye, twanyweye twariye. Ubwo mpangiye mbayereka ikiganiro filime iri kurangira, ariko turaje tubigendemo gake hanyuma twikomereze. Hano rero nkuko mubibona, murabona neza ko turi kuganira. Ni muri weekend, amanjye yaramwe nteguje tuza guhemba, araza zana ibintu byinshi. Umuntu uguye ibishyimbo biro 20 by'ubu ngubu aba ari umuntu wawe rwose. Ibishyimbo birahenze. Ibi rero ni ibyo nateguye ngewe
umuntu ukunda kugira iminsi mikuru abantu bagira ute guteka mujye muntu miranze bateke ibi ni ibintu natetse ngenyine so ibi ni ibirayi biri tetse nka byandi byo mu kabari sibyo biriho n'ibitunguru muri ukuntu bisa neza ikirayi by'abandi mukunda kujya mu kabari muzajye muzi wanjye mbahe ibirayi mu bigura ariko munyishyure gutekera ume komande hanyuma umbwire ngo ntekera komande y'ibirayi nka bimwe byo mu kabari mbiguhe nyishyure ninjize so rero nari nateguye ibiryo byinshi bitandukanye mo amem nta muntu nigeze saba kuza kuntekera n'ababisabye nabwe giye nta kibazo mfite guteka ni ibintu byamaje kunjya mu maraso ndabikunda myself so niyo mpamvu na rero bari kurya mufite ntabwo yaje ameze neza bitewe nuko namwe mwabyiga ni umwana wabifashe ntabwo nari mbizi nge nari nibereye mu zine ndi gutegura abashyitsi ntabwo umwana ntabwo zigaragara ariko ni bya bindi byose naberetse mpamvu nafashe n'umwanya ngiye nabyo nagiye nkamera ngo mbibereke biri ku meza ntabwo kamera yashyizemo right ku buryo wabibona neza ariko ntamye neza ko ibirayi ko byagumyeho ntamye neza ko ibi ni ibirayi natetse urabona n'abashyitsi bari ku meza bari kurya iwanjye ugomba kuganira bahanze nta bintu byo kwicwa n'inzara hano rero nababwira ko mu magambo make nari naje guhembwa nari nahembwe yes ugeze ageze igihe mujye mumbwira kuko natwe tugeraho duhemba abana bacu my friend uzandamishe kabisa my god uzareke nkure mbona abana banjye nanjye nagiye kubahemba ni ibintu byiza pe umubyeyi igihe cyose ahora ari umubyeyi igihe cyose baratekereza umwana mu ndebero ukuntu ungana ariko umubyeyi wanjye wamanjye yahangayitse nuko butazi iyo ngiye kubyara ukuntu biba bimeze iyo ngiye kubyara mayimada bari kubisego baranarumeho koko ahubwo se ubu nangiye gumana reka mubwire vraiment respect your mother uko bimeze kose nawe waranamukoshereje respect kimbiye muri respectinga vraiment ababyeyi n'abantu umubyeyi nyoko wakubyaye ahora iteka ari umubyeyi niyo mpamvu bababwiye ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu vraiment nawe niba utarabashe kubona umubyeyi nda rwose ihangane nuko bimera ubwo n'Imana yabishatse ariko biraryoha ko waba uri kumwe n'umuntu hanyuma ukaba kuba ufite umuntu ugukirira igihunga ko babyita so ufite umuntu waba ufite umuntu ukugirira igihunga mu buzima biraryoha my friend nubwo tuba dukuze ariko nta mwana ukuri wabo umubyeyi wanjye yavuze ati ngomba kujya guhemba umukobwa wanjye yarabyaye yaje atinze ntacyo bitwaye ariko igihe cyose yazirapfa kubizirikana yagiye bagenda bamo ibibazo byinshi ntabwo biba byoroshye ariko I respect you ni mahukwe urabona ko akiri inkumi nawe so murabona ko yishimye hano nawe yari yaje mbese hano numvaga ndi comfortable numvaga nuzi ubu sinzi ko nabibabwira ntabwo nabona ikinyarwanda bibabwiramo gusa sha umwana biraryoha abana kubona umuryango wawe waje kukureba ntabwo ngifite umuryango munini uko abenshi barapfuye ariko vraiment abo mfite ndanezerewe ku bwabo n'abantu bashaka kumenya iwabi yari c'est bon rwose ntacyo mbashinja naho napfa umuryango wanjye ndahamya neza ko bazaba bandi hafi ndahamya neza ko bazasigara banyibuka I know rwose ko mfite icyizere yuko niba umuntu aguhaye umwanya we icyizere mfite icyizere kuko ndakunzwe urukundo bararunyeretse nkiri umwana ndabakunda cyane cyane nababwira ariko ndabakunda so hano rero nabanje mbe nababwiye gukiwe ntabwo ujya ntikanije umwanya mugari bataye byose n'amandazi nditeka mbasisa akugerageza kumwubahiriza bose so hano rero ntangiye guteka marana inyama nizikira amandazi naguze ntabwo njya nika shonje ni neva ko nditetse shonje kandi nindi yuko inyama ko kwamfasha this is my breakfast rero ariko kandi itamvunye itanguye n'ibindi gusubiza urabizi neza ko
guteka burya n'abatetse nzari impamvu bakora batubyibushye kubera yuko rwose gutekera abakiriya afite inyama teka ushabura akabanza uhaje uteka utuje nta bintu byinshi ntabwo nigeze nteka ndya rwose kuko nayo nahaje gusa cyo ukora naje kubera ko inyama z'ihene cyane nashyize inyota mu agafanta so ni ibiro bine hano nayo yiteke amarindazi siko bayita ni amarindazi ndimo ndareba ngo ndebe kuko nizo bazikase gusa naje kugenda subiramo ko nabonaga izo bagiye bakata n'abari netse amarindazi y'abana kugira ngo nibavuka barye nanjye mbanze ndye no guteka inyama zabo ukata ikintu ukabona ni igishumi kirekire kandi ukeneye guteka inyama ifite byinshi ko ngomba kubyikoresha gusa guteka so mbasha rero n'umuceri nawo umwanya ariko nubwo bari ko ntabwo tubirya rimwe byibura nka kabiri cyangwa gatatu inyama nazo ni ibiro bine uko mbanze ko ari ibintu nikorera kwa ngo tuzateka amazi nkaya ku planning iyo planning nayo ngira ngenda byuko mbeta planning by'umuceri ko kacya se nkaba narayinditekeeza nkavuga ni ejo twariye wenda shije amazi twariye pancake umusitiro ry'amandazi mbese nahise nkora n'umuretire nta bintu byinshi navuye iwanje kugira ngo ngiye gutereka mu nyama zanjye ntuje ukuntu mba nizengurukaho hano rero nari mitondo amaje gufata breakfast hanyuma ndabanza ndavuga nti reka akajya umuntu uzakubeshya ntuzahishimira nyine ntangiye kwikorera mu gitondo ntegereje kurya biriya wapi biriya byanagena na biriya abantu mugira ubutego guteka igihe byikorera murabona nibereye mu rugo narababwiye ngo yifite jambo za guteka umwana afite umukozi rwose arahara ariko nkunda kwiyereka abana banjye ni gake cyane mbana nawe ariko mu gihe mpari rwose vraiment ngewe numva ndi fier yuko byo kuvuga ngo fata umwana ngo ugire ute wapi arahari ubu ngubu ndamufite ariko ari mu kandi kazi nawe kaswa mu Rwanda rwose hano ngiye gutekereza byanjye ntabwo ndi ibintu byinshi cyane ariko nawe si bike gusa ngenda byikorera ndatekereza ngo nagiye gushaka ubufasha umufasha wawe ndabyikorera kandi ntekereza abantu barenze n'amaso araguhama barenga 10 pe niba bakorera kandi njyenyine ntuje tuno twanjye twose dukora ntuje so hano rero ariko ngiye nkunda umutesi nari kwishyira amakara kumba urashyize isafuriya ngiye guterekamo zino nyama ubundi ndabaza ngo byarangiye ndiye nuko nyine bakuje nazironze nazi kongera kuzironga nahise nzishyira muri frigo amata yanjye kimaga kawa ngiye nkunda kawa abantu benshi bakunda ikawa ariko n'ubundi zaje kuyabyara n'abahise banza amavuta ariko normal ubundi wagomba kubanzamo inyama gusa rwose kanansinziriza neza nta kibazo nyengirana n'ikawa twaramwanya kujya mbere ku mwana biba byanananiye hano umwana wanjye yakangutse kaya mandazi yanjye murabona yahiye njya kwizana umwana ndamuheka ari wowe ushaka gutuma umureti yanjye ntuje ku meza ndaryoshye meze byambi niyo mpamvu mubona ndimo ndakora ibintu byinshi keyate y'umwana igomba guhoraho ntekera abashyitsi bari neza ibiryo biryoshye kandi byiza zishyiremo ntabwo zishirira bikanyura nkabona zirumye kandi ndafata desiyo ndamarikira mu mavuta ariko ubusanzwe umuntu igihe abantu baribuze n'umuntu yemeye gufata umwanya akakuzira mu rugo ugashyiramo inyama najya mutashyira amavuta kundi zibyarira amazi so rero hano nashidikanyije shyiramo amavuta byari ibiro bine nagomba gushyiramo amavuta afatika amabona ko atari menshi buriya ni nkangana atera simbizi ni nk'ibiyiko 3 cyangwa simbizi ntabwo napimye gusa ntabwo ari menshi ariko ntabwo ari make gusa ndagira ngo mbabwire ko igihe najya nteka amavuta mu nyama nizimara gushya ndayakuramo yose ariko ndayamaramo ko sinkunda inyama zifite ibivutavuta nikundira inyama wumva ko uri kurya inyama utari kurya ukarya isosi ukumva utari kurya bivuta ntabwo ibintu by'isosi mbikunda so hano rero kubera inyama y'ihene nahise mfashe umwanzuro ndavuga ngo harimo inyama zirimo ku magufa zo ku maguru umva ni ihene ni amaguru abiri n'igihimba no mu gihimba so sinzi ngo nihe bakase ariko amaguru abiri yarimo so nahise mfashe umwanzuro ndavuga ntireka mfatemo inyama ziri ku magufa nkabona ari amagufa atari inyama nzireka izi ngizi nahise mfata zisenda ndavuga ngiye kuzishyiramo ariko ngiye kuzishyiramo mba nisubiyeho ndavuga no izi nyama nzaziguriraho izindi ubundi nziteke mu isombe mw'abantu mwe nkumbi isombe my friend je vous jure ko umuntu atetse isombe antumiye najya kurya isombe
umuntu ikintu yari yaragikumbura. So hano rero nari nkumbuye isombe, ndavuga nari kuko mbona ntekereza kugura isombe kandi ko mfite inyama kandi ko mfite ko nshaka kurya isombe, kuki ntahera kuri iyi binono, kuki ntahera kuri izi ngizi mbona zitapfa zitakaranga kure nuza nkazongeraho izindi, hanyuma nyitekera isombe nagombeye kujya kugura inyama nshya nzikuramo. Rero ndavuga nirekane ko inyama nyanyama ko ngiye kuzitekamo isosi, hanyuma izi ziri ku magufa, murabona amaguru aba afite hano hepfo ku kaguru bo hariya nta nyama zifatika zibaho. So nahise nzikuramo rero nakuyemo sinzi ngo zingana gute, ariko nazikuyemo nyine izo nabonaga zitari ngombwa ko ngira. Nyuma nza kubona ko bagiye banazikata uko nabyumva, ukabona ikinyama gisa nk'ikintu cy'igishumi kirekire. So ndongera afata kano kabaho kanjye ndavuga reka ngende nzisubiramo, ntabwo nayigezeho nsanga ngo nziziye ko sinjye wari wazikase. Ubwo niyo mpamvu umuntu nazanye kano kabaho izinanira, nako izo mbona zitameze neza nanjye ndagenda nkazideforma nyine nkazikora uko mbishaka. So niyo mpamvu muri kora ndi kuverifya inyama muri kuntu nk'iyi ngiyi yari ifatanye. So bateka ibintu bimeze nka kuriya, ibintu bidafite sense no. So nahisemo rero guhita mbanza kugenda, niyo mpamvu ubona ntasutsemo, byahise bisaba kugenda gake. Izo mbona ari ziri ku magufa murabona ko ndi kugenda nzikura, niyo mpamvu mbona ndi gukurayo ngasubizayo. So byaje kurangira ntetse nk'ibiro bingahera hasi nka 3 n'inusu simbizi, gusa nakuyemo izo mbona zitakeneye kuribwa nk'inyama, zizaribwa mu isombe nzazongera nyine kuzarya isombe muri iyi minsi. So hanyuma rero murabona ko ndi gukatisha kuma gato. Ikindi cyuma cye kiri bari kubyoza, cye kimwe bitogeje bari kubyoza, ndavarikane kumugora umukozi wanjye kankuma niyo yaranje nkoresha iki ariko cyangoye iki ngiki. So gusa ntabikoze ariko kiragoye nyine kugikatisha ibintu by'inyama nk'ibi, cyagoranaga ariko nta kundi byakunze. So rero murabona ko ndi hano rero ngiye gutekera abashyitsi mw'abantu barenga 10 hafi 20. Burasa si 20 raburetse nzi mbabwira umubare wabo, ndaje ngutekerezeho. Hanyuma rero murabona ko ngiye gukaranga, ndi kugenda nkaranga ashyiramo n'izindi, nese nibuka yuko nshaka gutinda zigafata hasi, ndavuga reka ngende naravanga amavuta ngenda mvanga uko nabonaga kubimbanye big deal, ibintu nari nzi ko byoroshye. murabona ko none mba ntangiye gukata bushyashya. So rero ngiye guteka nihekeye umwana wanjye ndi kumuha keya, mubona ukuntu ahetse neza, dore nashyizeho n'igitenge bambe. Yo Penny Grace rwose, reka mbabwira abana mujye mwubaha ababyeyi, muri ukuntu ndimo ndateka mpetse umwana wanjye ndimo ndamuha keya kugira ngo byose bikunde. Nanze kumufata ngubwire ngo fata abe hafi yanjye yisinzire. Niwo mwanya bambonye my friend, niyo mwanya bambonye mba niriwe mu rugo shana warandirira koko. Umva ntayeberwe yayo niko bavuga, kambabwire ntayeberwe afite umwana w'uruhinja pe. Ariko ndabagira mbabwire ko yatangiye kugira amezi 6-7 azi ko ndi nyina, kuko iyo ninjiye muri inzu nyine arahubangana akarira ukabona yabuze amahoro. Mbese ntayeberwe yayo pe. Sinzi umwana utaragira umwana abana bungu, urumva bungu amaje kugira hejuru amezi 9, ariko guhera ku amezi 6 yaranzi, yarambonaga akarira akamenya kuntandukanya n'abandi. So hano rero ndi kubereka kino kirungo, iyi ni baking soda cyangwa se bicarbonate de sodium. Iyi ngiyi rero nyishyizemo gake nk'akayiko gato kugira ngo imfashe inyama zitazishya. Ni nk'ako kanya mu bantu batagitogosa inyama mbamo, kuko sinkunda inyama zitogoshe uzayibona zikarangika nabi. So none n'izihe ntabwo zikomera cyane nk'izi nka. So rero niyo mpamvu mubona hano nshyizemo iriya baking soda cyangwa se bicarbonate de sodium kugira ngo mbashe kugira ngo zishye vuba. Bita byoro, umva zikubita wagira ngo nka gikukuri y'inyama. Vraiment iryo banga ndari gutiwe niba video zanjye aka kantu nakubwenge uzagakoresha. So hanyuma rero nakomeje ngenda mvanga za nyama zaje kubyara icyo bita amazi mw'abantu. Numva ndavuze kuki nabanjemo amavuta. So ariko ntago nari mbyizeye, nabonaga zumye ko zaraye muri brafso akoze kubyara amavuta, ariko ntacyo. Amazi ndayareka biragenda birashya, mbere tukutabyiza birakama birongera ibyara amavuta.
neza. Dore hano rero nari meje kwifatira agafanta kanjye, murabizi umuntu ari ku muriro atangira kwaka, gusa ndabikora. Murabona ni ka Sprite, nayifuje ka Sprite numvaga uyu muriro uri kunyakira ndangije kamera nayo ka Sprite katuzana hano noneho nkomeze ni ka essence niko bakita, hanyuma nkomeze nyine akazi kuko nako nibwo nari ngatangiye. Rero ubwo nakomeje kuvanga hano, mfite ndababwira ngo wambaye ibitunguru imbere yanjye, mfite inyanya, mfite poivron, mfite na tungurusumu. Ngiye kubikata mvuze ibitunguru, inyanya, tungurusumu so ariko abana nyine narabakongeje tungurusumu ebyiri nini, bahora bambaye ibirenge hano bine byiza bagomba kwambara ibinge n'abanyina nyine nkagira ibitunguru, nkagira na poivro eshatu. Sinyamara kuno zihiye ukoresha inyanya zihisha ku musozi. So rero hano nakoresheje ibitunguru nubwo arizwe ni ko kuradura abanyina barize bambara ibirenge none bana ngahera ngene ibitunguru 3 8 bambaye inkweto umunani. So gusa nabifatiye rimwe kuko nashaka ni pilau twenda mipenda tekamo 2 ibindi bitano ndabiteka mu nyama, reka mbabwira ibirungo byinshi by'ibintu by'imboga iryoshye. Inyama nagira umuntu uzakubeshya iyo ufite amahirwe yo kuba wabwakibona ibitunguru biteka we. Niyo idea natanga, nta mpamvu zo kugira ngo tubangane bikinga bakakubeshya. Niba wikundira isosi ukabona umuntu afashe akaranze pa, ukabona kubisemo igitunguru pa, ukabona kubisemo inyanya ku kanya, kubisemo poivre, kubisemo bigurishiremo ukabona hishije, cyangwa se kamureba dije ibyo nta kibazo nge numva kirimo ibitunguru n'imboga. So hano rero nari ntangiye gukata ibitunguru akora kagatwa, ariko ngiye kubirapa kuri irape nibwo binyorohera. Murabona ko ndetse umwana ntago mu gikoni tugira ibintu bidufasha, hari igihe nshaka gukata ariko hari n'igihe nshaka koroshya ubuzima. So niba rero ushaka koroshya ubuzima nahisemo kurapa kuko kano karabifasha, kandi si ngombwa design igitunguru kubera ko n'ubundi igitunguru cyo ndaza kukireka gihe. So hano rero niyo mpamvu ubona ndabirapa ibitunguru manini byinshi, kubikata byari kumfata umwanya. Niyo mpamvu nahisemo kubirapa. Urabona ko ndi kubirapa, hanyuma dukomeze tugiye gutangira duteke inyama. Ndi kuziteka, so narababwiye ngo gutegura ahantu heza gukorera atageze kuri ntabwo namenye ko ntabwo gikurikira kuba miritekemo ukuryo rwose ahantu ari comfortable. Hanyuma ahantu icyo utetsemo nacyo kirakonta, nacyo ni ingenzi. banamuhamagaye barambwira ati tuze tuvane ibyo biryoha. Hanyuma aho utekeye uko hasa naho ni ikintu cy'ingenzi gishobora gutuma ibiryo biryoha. Ikindi noneho aho uririye harimo abantu bazi ko wicara hariya ahantu ntazi mu gatebe ntazi ukabona urariye. So ni ukuvuga ngo no gutegura ku meza nabyo biri smart, bishobora kugufasha kuba warya ibiryo wumva biryoshye. Njye ntabwo waza ngo unage hariya ngo ufite ikibazo ngo ndahita nicara, no mpita mfata decoration yanjye nkarya kusane nkarya presentable, niko bimeze. So rero muragira ngo mbabwire ko hano tukata ibitunguru, ariko mu kanya ndateka n'amakaroni, ndateka na salade, ndakora na mayonnaise, ndakora na nanze kujya kuri safari ko normal nakabanza gutegura, ariko ndateka mazima umwanya reba ngo nabanje gucana ifiriti, ndimo ndategura n'ibindi. Nuvuga ngo economy ya time nayo irakonta. So nabwiraga ngo aho uririye ibiryo niba ufashe ibiryo ugakubita ku meza ugafata ubusane ntazi uko ugashyiraho ibyo biryo byaryoha. So nawe rero niba ufata supura yawe uterekaho agasahane kawe ukubita ibiryo bimeze neza, kutamamagara cyangwa se akaji cyangwa se akandi kantu kose wumva ushaka. Ubundi umugore uti njyenyine nihera yanjye nigendera, ntabwo mpenda. Abantu muzi rero ngo muzajya mwiga ngo mukora abashefu mwenyine rimwe murya amafaranga yo guteka barababeshye, natwe tugiye kujya twiga ko yari. So abantu mwita abashefu mwamuzi ngo rimwe muzajya murya amafaranga yo mu ngo z'abantu gusa, wapi ubu nanjye ngiye kujya nyaryaho. So murabona ko rero ibintu nanjye ndi kubyikorera hano. Pilau ihiye rero, iyi pilau ihiye hano ndi kumva ko ihiye. Iyo yahiye ipilau
ugerageza guhita uyipfundura ubundi ugashyiraho ikimamiyo kugira ngo umuceri we gufatana ukayitandukanya, none ukaza ushya wibara murabyumva, urusya wibara umuceri icyo gihe wibara. Hanyuma impamvu nazishyize ku ruhande murabona biransaba wibara gake, zabaye nyinshi ku ipanu, ntabwo nari twari nyinshi mba nasikanze mu isafuriya, niyo mpamvu nazishyize ku ruhande kugira ngo mbashe kuzivanga. Murabona ukuntu hari mu mbabura zagiye zimeneka, murumva biba byanyobeye, nanga kuzibirindira mu isafuriya, ndavuga mbikore gake nitonze, hanyuma mbone gukomeza. Urumva ndiyeranja nk'umuntu mukuru, nta nubwo washaka kuzisimbiza kuko nasanze natetse nyinshi, kuko nekeye abantu benshi, ntabwo nekeye abo mu rugo, abo mu rugo nzitekaho nkanazisimbiza. So bano rero dunekeye abantu benshi, nibagiye ko ari abantu benshi bashyira ku ikintu bintwaye, ndakunda guteka gutya, kuzikanga ku ipanu ubona biryoshye. Ipanu yanjye rero ni ntoya, ahubwo nzagura indi panu. So hano ufite isoko ry'ipanu anyandikire inbox yanjye wenyine ipanu, ndashaka ipanu zane ku reti rw'amagi 10, ubundi nkarurya on me. Ikibazo ni uko hari ukuntu guteka ikireti n'inyama irahiye nyine, iragenda ikabyiba muri epesi mu buzamuka akamamiye kugira ngo ye kuza gufatana. Ndashaka n'ipanu nshaka amapanu nyine hafi. Ikindi nabwiye ibanga ry'ibiryo rero ni ukuvuga ngo ni ukubiba hafi. Ibiryo biba bisaba kugira ngo biteke neza hakeya. Hano ndi kuzivanga, ndi kuvangamo ibintu cyo bita keya, kuvuga ngo rero gerageze mujye munabihakeya, bijye bituma ndetse umwana cyari kiryoshye n'icyo yabahizo. Niyo mpamvu rero hano yakira rero guteka natetse ukeneye umuntu witekera mu gihe hano nanayo gushaka makaroni bifu gaze gaze mu gape ni glace kanga makaroni zifite nabyo rero hano se nashaka kumenyeraho. Hano rero none naringeze hano murabona nagiye hanze ndi kuri lavabo ngiye ndarapa fromage, ndabona fromage ngiye kugira pakoze yuko makaroni ziraryoha. Nkabona kuzesa pizza nayigize inyama, ariko nayibyimbije ndashaka gukora numva nanira iryoha n'amasosi ndetse n'isosi niyo nasiga kuri pizza. Rero nyuma nyenda kurisha makaroni fromage guteka kugira ngo nkore pizza yanjye, hanyuma nirire pizza yanjye n'abashitsi banjye. Hano rero zaje kuba nyinshi, nabitangoye igiwe byose bisaba kwishyira mu mena. Nabwiye ngo ikintu cyose ni organisation. Nabwiye ngo mwayibonye ya pate yanjye ngiye gushyiraho pizza na sauce ya pizza, ubona ko nayirangije. Hanyuma duteka icyo bita pizza. Abantu mukunda kugura pizza iranahenda, agapande kagura ngo 600 katonya, hano havamo nk'ibihumbi 100 hari. Narumiwe ngiye rero narayibajije n'isene ko abantu kugira barambira ngo akantu k'akanyungu ikanya 500 ndavuga abantu muhora mugura ibintu mwaragowe ni ukuri kw'Imana. Ngiye ibintu nk'ibi umwanya wo kujya kubigura mba narangije kubikora. So murebe rero ubona ko pizza naguwe, ahubwo murananyibukije ndaza kwikora nimugoroba n'iyi pizza yanjye. So murabona ko nagibigoye ibintu bitagoye, buri kintu cyose ni mu mutwe. Niba wumva ukeneye kurya ikintu urabona ko nta birenze nshyize sauce ya pizza nshyiraho fromage. Ushobora gusanga abantu benshi batagikunda ibintu byinshi, nta sauce mfite, nta nyama mfite, nta na jambo mfite, kandi nazo hari abatazirya bitewe nuko simbizi, ariko ndatekereza ko hari abatazirya nyine. Niyo mpamvu nababwira yuko mugomba kujya mubyikorera mu kuko birahenda my friend. Mukajya muspending amafaranga for nothing, ariko wenda simbizi niba abantu bose bari babona ko kugura ari byo byiza kurenza kuba wabyikorera. Simbizi, ufite gaze yawe uranga kwikorera ibintu ukavuga ngo ngiye kubigura. Sinzi niba rero ari byo byiza, sinzi niba ibintu baguze ari byo biryo. Ese uragira ubute bw'icyo wabyikoreye?
ntabwo numva utugira wabyikoreye bitwaye so niyo mpamvu do it ntabwo bigoye hano rero ngeze ku mafriti ibintu byose ndajya mbiberekaho nabikoze umwanya nk'amasaha 3 ariko cyangwa se n'isindi cyangwa se 5 ariko nabikoraga ntuje kuko ntabwo abashyitsi bahise baza mu masaha atangiye nko mu masaha 4 gutyo saa 3 saa 4 hano ya pizza agiye kwishyira muri four hanyuma nyiteke pizza yanjye napiri twirire pizza irire pizza yanjye rwose aha rero ntetse n'amafriti ni kuri gaze niho ntetse na bya birenge byanjye hano mwabibonye ndi kwiha morale ndi kubyina hano rero ndi kwibyinira ndi guceza Benny Grace morale hafi morale burya ituma utananirwa murabona rero hano ubwo umwana nari namukuye I think ko ndi kubyina njyenyine yakangutse ndatetse ntitse amafriti ndi kubyina so ariko icyaka kigezeho kiranyica afata amafanta ndanywa hariya agotomera ngo ndebe so hano amafriti rero nayo murabona ko arimo arashya ntabirenze afriti yanjye murabona ko nayo ndayajyanye ibintu byose ningi uri kubikora njyenyine ko kimugira ubute ku cyumushyitsi yaza ntumwakire kidashaka kwiga guteka ushaka kumva ko ibintu byose dore ka gasosi nako nakoze ni sauce y'inyama z'ihene hanyuma nteka n'inkoko yo mibagiye ku kamera ariko mwazi so rero murabona ko abashyitsi hano bari gufata ifunguro natetse n'ubugari ubugari nabwo aribyo nyagiye kubereka aho yahiga bese cyabasha bageze ukibagirwa kuri nkura kamera ariko mbonye n'ubugari nibuka ko natetse n'ubugari nani bakunda ubugari n'abantu bakunda guteka ikintu cyose wese akabike yisanga ari menshi cyane agishaka usanga bari ko umuntu arya igitoki ugasanga nta kikirya bitewe n'iminsi ntabwo nzi ngo ni cyangwa se bitewe n'indwara abantu bagenda barwaragurika abantu bagenda bava ku bintu byinshi ngo babashe kurama so murumva ko niyo mpamvu abana barimo ni bake biroroshye n'abandi hano rero turi ibiryo gusa umuntu abasha gukamera ibiryo hano niyo mpamvu agomba kugaragara neza bitandukanye byinshi byaranabonanye ngo wese yibonemo barariye kuko bararya niba afite utuntu twinshi ngo wese yibonemo atetse na capati nibagiye kuzibereka hari abatagikunda ibintu biryohera capati nazo zirimo hano nari natetse na capati kuki nazishyizemo kandi zumenya nazikamera so ariko zirimo mu byo natetse zirimo dore ngizi hano hino y'ibishyimbo n'icapati zihari capati abantu barazikunda hari utuntu njya nkopera nkagiye nko mu mahoteli mu manama ukabona ibintu rwose batuzane turabirya ku bwinshi kandi twese tujye tubiteka ikintu cyitwa capati nasanga abantu kuri ranch bagikunda nanjye rero ngomba nabiganye kandi rwose zarariwe ziranabura ndabona bongeza wagira ngo nanasitetse nyuma ya ubwo rero umva ko ushaka gukora ibintu byose ushaka hano ngerageza kubereka ntabwo ari njye wabikamiye ibintu niyo mpamvu bitagaragara neza ariko nabiberetse mu buzima busanzwe ibyo nakoze kandi nawe nigiye abashyitsi uzajya ugize kubakira uko ushoboye ntabwo uzipasa muremure ugomba kubakira uko ushoboye ibintu bya spending for money for nothing hano rero twakomeje kuganira abayize ubirira turaganira ni ukuvuga ngo umuntu yaguhaye umwanya wawe rero agomba no kuguha igihe cyawe araganiye burira rwose hano bari bakirya murabona bari kurya bari kwarura bari kugenda barya bisanzuye ni mu rugo ni mu muryango ni muri famiye udahaza akiyongera
bike biba bihari, nicyo cyiza cy'abantu batari bake. Ni famiye gusa ihari, nta wundi imaje ni famiye nyine. Ibi ngibi biba biri mu famiye normal, nta bintu by'abaturanyi byinshi biba bihari. Famiye nyine nuku iraguta kumpemba. So rero nabona ko byari byiza, byari simple ariko biri byiza, nta kibazo nabonye. Ndatekereza nabo ni famiye, ntabwo famiye ishobora kugenda ivuga ngo nabira. Famiye aba ari famiye every time, ahubwo icyo basanze gifutamye baragifutura. Nabyumva icyo basanze gifutamye baragifutura. So hano rero abana banjye, mama yari ari kugenda bawutambira atirimo amafaranga. Uri mwana yakusanzemo ibifaranga. Hano rero kuna abana bishimishwa n'akantu gato ntibazi n'ikirimo. Yarabwira ngo akandiko gusa k'abana, kandi hasanzemo ibifaranga. Ifaranga nibyo byari birimo, ariko ntumbaze ngo abana bazabimaze iki. Ifaranga binabyimbyemo. Ariko ku mwana ni wamwandikira ko kandiko yavuze, umwana we yumva yishimye, abanezerewe. Sigomba ibintu biri big deal ku mwana. Niyo mpamvu very simple. So hano rero murabona nanjye nicaye hano, hari umwana bayanyizinzeho. Hano iyo ndi mu rugo umva uyu mwana arankonsoma, iyo ndi mu rugo nta wundi muntu ujya umufata.